iki cyorezo mwumva hirya no hino mu gihugu indwara y'ubuganga mu matungo arisha natwe iwacu cyarahageze. Kugeza ubu ibipimo byatweretse ko inka 44 iwacu zarwaye, hanyuma tukagira n'ihene 11 n'intama 6 zagaragayemo ubwo burwayi. Ikiza kirimo inyinshi zagiye zigaragara hakiri kare, ariko birumvikana harimo n'izo indwara hitana n'indwara hitana amatungo. Hari ayo dufite yapfuye azize indwara, ndetse twagize n'abantu 5 barwaye iyi ndwara, ariko kubw'amahirwe baravuwe barakira. N'izo nka inyinshi ntago zapfuye, zatabawe kare. Icyo rero dusaba abaturage ni ukumenya icyambere ko iyo ndwara irahari, ariko uburyo bwo kuyirinda burashoboka kuri buri wese. Uburyo bwo kutazereza amatungo ngo ntajye ku gasozi, ariko nanone bagakingiza. Umuntu woroye inka, umuntu woroye ihene, woroye intama agomba kuba afite iryo tungo rikingiye. Hanyuma icya kabiri ni uko nawe agomba gufuhera. Imiti yo gufuhera twarayizanye, ariko hari ubwo umuturage nawe yaba afite ubushobozi nawe akagira uruhare mu guhora afuhera, kuko n'indwara iterwa no ikwirakwizwa n'umubu. No kuvuga ngo rero umubu igihe wafuhereye inka, umubu ntushobora kuyirya. Hanyuma kandi ubwo tukaba dukumira ubwo burwayi. Ibyo rero ni ngombwa ko ari umutekano w'aya matungo, ari ukuyarinda ubu burwayi, kurinda kuyazerereza, gukingiza ni ngombwa kandi turabikora. Niyo mpamvu mwumvaga tubaza ngo n'uwo waba afite itungo ridakingiye tugomba kumukingirira atumenyeshe. Hanyuma kandi abantu babe bahagaritse kurya inyama, kubera ko muri iki gihe nyine turacyakurikirana kugira ngo iki cyorezo tugihashye, ejo batazazirya zikagira ingaruka ku buzima bw'abantu. Hanyuma bagateka n'ayo mata mu maresitora. Rero hirya no hino abantu nyine iyo twashyizwe mu kato kugira ngo dukumire iki cyorezo cye kugira ubukana bwinshi, bisaba ko buri wese abigiramo uruhare, akaza n'umusanzu we. Ntago rwose ari ihame ko abantu barya inyama zikomoka kuri ayo matungo dukeka ko uyu munsi yaba afite ibibazo turimo guhangana no kubikumira. Baba bakoresha izindi nyama zishobora kuboneka zitari iz'ayo matungo, ariko nanone uburyo tubyitwaramo nibwo buzagena igihe tuzamara mu kato. Ni ugukingiza, ni ukureka kuzerereza aya matungo ku gasozi, ni ugufuhera, kandi imbaraga turimo kubishyiramo bigaragara ko rwose aka kato tuzakavamo vuba kuko abantu barabyitabiriye. Ubwo barya inyama z'iki andi matungo, tugira inkoko, tugira inkwavu, tugira ingurube, ndetse hari n'ibindi byinshi bifite intungamubiri nk'izo dukura mu nyama bashobora gukoresha mu muryango kandi ntibigire icyo bihungabanya. Murakoze.